urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Abo bavandimwe
nabona abantu ndabasabira abo bavandimwe nabona abantu ndabakomeza abo bavandimwe nabona abantu ndabazirikana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi banyarwandakazi inshuti za televiziyo nawe birakureba uyu munsi tuje kubaganiriza tuje kongera kubabwira neza rwose uko amakuru hirya no hino tuje tubabwira ngo wigire ipfunwe munyarwanda ariko mbere ya byose manje kubasuhuza aho muri hose ku isi yose mu mpande zose z'isi ndabasuhuje kandi mugira amahoro ndabasuhuje mwebwe mwese muhutukazi mututsikazi wumva udafite ipfunwe mututsikazi mututsi wumva udafite ipfunwe mutwakazi wumva udafite ipfunwe ry'ubwoko bwawe igihe ni iki ngo wumve rwose ko ugomba kugira ishema ry'uko wavutse kuko utigeze ubihitamo ariko ndasuhuza cyane nanone impirimbanyi zacu za demokarasi ziheze muri prison ndasuhuza abanyarwanda bari ku gakinyagazo ka FPR no kwipfunwe rya FPR igihe kirageze kugira ngo twigobotore twikure mu ipfunwe turebesha amaso ku yandi kariya gatsiko k'abavantara mbere yuko twimbika mu kiganiro cyacu ngiye guhereza inshuti zacu ndetse twishimiye cyane no kubana na televiziyo nanze kubaho ntariho Tarisisi rwose tugiye kumuha ijambo asuhuze abazadukurikira muri iki kiganiro kandi twishimiye kubana namwe bwana Tarisisi kubana namwe n'iby'agaciro cyane murakoze murakoze madamu Queen Betty ndagushuhuje shuhuje n'abandi duhuriye muri kino kiganiro mpereye kuri Felicite Mwemayire na Rutayisire Marie-Jeanne nkaba rero mbashuhuje kandi mbashimira ko mwantumiye hano kuri ino televiziyo yanyu Mwemayire Felicite nawe birakureba TV bikaba rero bishimishije kubera ko nanjye mfite umurongo witwa nanze kubaho ntariho TV ubwo rero abazakurikira kino kiganiro nkaba nshuhuje inshuti za televiziyo nawe birakureba TV hamwe na nanze kubaho ntariho TV nkaba mbashuhuje bose kandi nkaba nizera ko iki kiganiro kizabanogera ndetse mbonereho no kubabwira ko byanshimisha rwose tugiye dukorana ibiganiro tugahuza imirongo nk'uko tubigirana n'abandi
bikaba byaba byiza ko ibitekerezo byacu byagera kure. Nkaba rero mbashimiye, tugire ikiganiro cyiza. murakoze cyane bwana Tarisisi, urakoze kudusuhuriza inshuti zacu. Reka ngiye guhereza ijambo Marie Jeanne asuze abazadukurikira bose. Akoze muvandimwe Betty, mumbabarire nari nkoza akamanipulasiyo katariko. Ndabashuhuje mwebwe rero duhuriye mu kiganiro. Felicite nawe muyobozi w'ikiganiro n'umuvandimwe Tarisisi, karibu rwose, muze tusabane, twongeranye imbaraga, dushyire hamwe turebe ko twakwikiza kariya gatsiko, tubwira abanyarwanda ibitwugarije, twivugira amateka yacu kandi tuvuga n'ibitubangamiye kugira ngo tubashe kubaho, tubashe kubana, tubashe gushyira hamwe kugira ngo twongere dusubirane igihugu cy'abanyarwanda kirimo abahutu, abatwa n'abatutsi bahuje igihugu. Nubwo tutasangira ubwo bwoko, nta muntu n'umwe yigeze abihitamo, ariko ndumva bitagomba kutubera imbogamizi, bitagomba kutubera ikibazo, ahubwo twamagane umuntu uza kubyitwaza wese kugira ngo atanye abanyarwanda. Ubwo rero ndaramutsa abazakurikira ikiganiro n'abazaduha ibitekerezo kuko birakenewe. Kuri iyi televiziyo nawe birakureba, biratureba twese. Nimuze koko dushyire hamwe, kandi ngo abashyize hamwe Imana irabasanga. Murakoze, ubwo naho mu kanya. Murakoze cyane. Natangiriye kuri mwebwe mwese, none ngiye guhereza na Felicite asuhuza abantu kuri iyi televiziyo ye, asubize n'ikibazo Tarisisi yamutubajije. Murakoze. Murakoze, ndabashuhuje. Mbanje gusuhuza by'umwihariko umushyitsi muhire Tarisisi Munyankindi. Ni karibu nawe nanze kubaho ntariho, naryo ryabaye izina rye rya gatatu ngira ngo, kandi ndumva ari izina ryiza. Nta mpamvu yo kugira ngo ubeho utariho, burya gupfa uhagaze ni n'igitutsi. Murakoze rero kuba yitabiriye kuba kumwe natwe. Icyifuzo cye rwose cyakiranywe ubwuzu, kuko rega ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina, siko bavuga. Ubwo rero nyine abishyize hamwe ngo nta kibananira, urumva byaba ari byiza mu by'ukuri. Reka rero mfate uyu mwanya nsuhuza abanyarwanda bazakurikira iki kiganiro. Ndacyanisegura ko bikiri mu gikari, mukibona cyararangiye, ariko urugendo ni intambwe nyuma y'iyindi. Niyo ni siroga ya padiri, tugenda buhoro buhoro ariko tuzagerayo, tuzagera igihe tujya live natwe. Ndabashimiye rero mwe mwese mwitabiriye kino kiganiro turi kumwe hano. Biracyambabaje ko nsuhuza ntari busuhuza abantu bo muri chat, ariko ndasuhuza n'ubundi abo muri comment. Bo muri comment nabo bazakomanta, ndabashimira cyane umwihariko bashyira kuri iyi televiziyo ikiri nshyashya mu by'ukuri, ariko nkabona message mu by'ukuri ari nyinshi, ibitekerezo byiza byinshi, nkabona rwose ari ibintu byiza. Imbere haragaragara ko hazaba ari heza. Kanisuhuriza abanyarwanda bari mu gihugu imbere, bamwe bafunzwe batabizi, noneho baranugarijwe, ntabwo ari ugufungwa gusa. Hanyuma nihanganisha abari mu bihome bizwi, n'abari muri za safe house, abarimo gutoterezwa aho batoterezwa hariho hose, ndabifuriza kwihangana kuko ejo buzacya. Murakoze. Murakoze cyane mwe Mayire rwose kurusuhuje abafunzwe batabizi. Ubwo rero tugiye gutangira iki kiganiro tubabwira umutwe w'iki kiganiro uravuga uti umunyarwanda wigira upfunwe, reba mu maso FPR, ubwoko si cyo kibazo. Iki kibazo tugitekerezaho dutekereza kugira ngo tuzakore iyi topic. Mu by'ukuri twasanze imyaka 32, nduzi ko ari imyaka 32 FPR imaze ku butegetsi, nubwo benshi bakunda kuvuga ngo ni imyaka 28. FPR yari yarinjiye igihugu mu buryo bwose, yari yaracengeye mu buryo bwose, ku buryo mu by'ukuri ndeba n'abategetsi y'ukuntu bose birukanse bakananirwa no kuba bashobora guhagarara ku nkiko z'igihugu. Umukuru w'igihugu amaze kwitaba Imana, binyereka ko igihugu cyari cyararangije gutangwa. Ubwo rero abantu benshi, ubwo ndakeka kugira ngo basange FPR muri rimwe na rimwe
byabasabaga yenda hari kumanza kwitutsura, kumanza kuvuga. Hari ubwo nigeze kumva atanga na témoignage avuga ati kugira ngo ndamuke, kugira ngo nkire ifuni yo mu ishyamba nayikijijwe nuko navuze igisekuru cy'abantu bari bazwi, bari bakomeye baturuka ibwami. Ubwo rero muri kumva ko ubwoko hari n'ikiganiro Ndayishimiye rwose yigeze gutanga neza avuga ngo abapositifu abanegatifu ibiki byose. Muri kumva ko bariya abantu bazanye idondakoko, bazana idondakarere, bazana ibintu byose, ariko muri arabwenge ariko batangira nabo kuko icyo gihe nta ishyaka rye rya politike ryarimo abakadire, bamwe babihozagara, abandi bose bari basangiye, ariko ntabwo byagaragaramo abacakubiri nk'igihe bamaze gufata ubutegetsi. Nibwo ariko reka nsubire inyuma ku bantu bamwe babaga mu gisirikare. Hari imvugo zimwe zitwaga ngo harimo za positive 1 kugera kuri positive 5. Positive 1 abatutsi bavuye muri Uganda niko bitwaga, ba mu gisirikare bavuga ko ari positive nimero ya mbere. Positive 2 bari abasirikare bari baraje bavuye muri Tanzania. Positive 3 bari abasirikare bari baraje bavuye mu Burundi. Positive 4 bari abasirikare bari baraje bavuye muri Congo, ndetse positive 5 bakaba ari abasirikare b'abatutsi bavuye mu Rwanda. Ubwo rero wagera ku rwego rw'abahutu icyo gihe bavuga ko ari negative. Ubwo ni ukuvuga ngo babaga barangije abo bantu bitwaga abapositive. Abapositive rero byari nka identification y'abatutsi icyo gihe babivugaga, nubwo bitari byanditse mu gitabo, ariko niko byitwaga. Ubwo rero bageze muri guverinema, abo bantu ba positive 1 kuko byitwa ko ari uko abantu babaga bizewe cyane, baza guhabwa umwanya wo kugira ngo bari bashinzwe ibintu biri strategique cyangwa se biri important. Nyuma abantu barabibonaga natwe twese, ariko nta kintu babaga babikora. Yewe n'abantu bamwe babaga barize, ari igihe babaga bari aribo bakora imirimo, ariko ugasanga babashyizeho hejuru abandi bantu. Ibi ni amateka yacu, ntitujye tugira isoni zo kubivuga, kuko utabivuze nta nubwo wazigera unabikosora. Noneho abantu bakijujuta, ariko ntacyo bari kubikora, kuko abantu bose bumvaga bari ba second class, babaga ari nkaho utafite droit zingana n'abandi. Mwese murabizi, ntabwo umuntu wavuye mu rescape cyangwa se wavuye muri Congo cyangwa i Burundi yabaga afite droit zingana n'umuntu wavuye i Bugande icyo gihe. Ntabwo ariko byari bimeze. Ndetse bamwe muri twebwe, reka mbabwire blague, ndibuka nko muri nubwo ari yagima muri 2010 umuntu twakoranaga umusirikare yaje kumenya ko ababyeyi banjye babaga i Rwamagana. Noneho aza kumbwira nako mu gice cyo Mutara. Naravuga ati nari narabiwe impamvu wizewe cyane, ati impamvu bakwizera cyane ati nukubera ko iyo bagiye gusura iwabo muhurira muri ayo mahira mwese mwerekeza mu Mutara. Icyo bashaka kuvuga nuko umuntu wari waraturutse ubwenge rero bayinjije mu Abanyarwanda barababwira bati abantu benshi muri iki gihe tugezemo mbona ko kuba ubwoko bwawe busigaye butera umuntu ipfunwe. Banyarwanda nitwirinde icyo kintu, twishimire uko twavutse. Iyo mbonye abantu bamwe bahagarara bakavuga bati kubungewe ubwanjye nkuyeho ubwoko bw'umuhutu, numva bintangaje mu by'ukuri. Ndamutse mvuze uko mbitekereza byaba birebire, kubera ko numva binteye n'agahinda, ariko ntabwo bikwiriye kudutera agahinda, ahubwo dukwiriye kubyamagana, tukagira imbaraga, ntitugire ipfunwe, tukishimira uko twavutse, ariko ntibituviremo amakimbirane. Mbere ubwo rero tugiye guhereza Minisitiri Mwemayire avuge, nubwo hano kuri iyi shene hari tutazajya tuvuga bya minisitiri, ntabwo mbizi niba uri buze kuminuza, ariko minisitiri ahora ari minisitiri. Ngaho rero ngiye icyo tubwira Mwemayire rwose kuri uyu mugoroba, utubwire igituma Abanyarwanda biyumvamo ipfunwe. Ni kariya gatsiko kabibateye, yego yagukanze nk'ibinturu, ariko Munyarwanda haguruka ubarebe mu maso. Muri uyu mugoroba turavuze ngo stop, buri wese yishimira ubwoko Imana yamuhaye. Murakoze. Mu by'ukuri agatsiko ko kateye abantu ipfunwe, ariko ntabwo kababwiye ngo nimuhaguruke mugire ipfunwe ngo kabivuge gutyo mu ijambo rimwe, ariko gakora ku buryo buri muntu wese
kubera ko buri wese mbese baba bamweretse ko aciriritse nakomeza akaba umuhutu. Abahutu ni abantu babicanyi, ni abajenosideri, n'umwana wavutse ejo n'uwavutse jenoside yararangiye bose bahita bahinduka abicanyi. Noneho kugira ngo umuntu hari ngira ngo agire amahoro yo mu mutima, hari yumve ko atuje, ni uko yakumva atakitwa umuhutu. Ariko abo bakwambura ubuhutu bwawe nta nubwo bagutiza ku bututsi, barabukwambura wowe. Iki ni ikintu kinini mu by'ukuri, ni ikintu cyo kuganirwaho deeply, kwinjira mu buzima bwa buri munsi. Iyo bamaze kukubwira ko ubwoko bwawe ari bubi, aho unyuze hose ugahezwa kubera ko nguri igihutu, ngo dore ibyo bizuru, ngo dore uko kireshya, ngo dore donc ibintu byinshi baba bakubwiye, ariko ingero zirahari. Uti reka nanjye njye muri Miss Rwanda, bati rwose wagerageje witinyutse, no kwitinyuka, witinyutse rwose, ariko izo mbaraga uzazikoresha ujya guhinga. Urumva ko mu by'ukuri bamucishije bugufi, hahandi atagize imbaraga zo gukomeza kubaho no gupfa yapfa. Depression yamwica. Gusa ijambo depression banzi wacu risa nirije vuba, ntabwo abantu bari bazi ko ushobora kurwara ipfunwe cyangwa ikindi kintu cyagutera uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Nakubwira ngo rwose wari wagerageje ngo watinyutse, ngo ariko izo mbaraga uzazijyane guhinga, uzazijyane mu mishiki, kubera ko aho sahawe. Nicyo bivuze, sicyo bivuze se? Umuntu agahagarara imbere y'abantu bateranye ati bugewe FPR mureba hayankijije ubuhutu, bakamuha amashyi. Bariya bamuha amashyi rero ntabwo bamuha amashyi w'ubwe, baba bayahaye n'abandi basigaye bose, bababwira ati namwe mugire vuba vuba, muhaguruke, murabona ko mwacitswe, mwatanzwe. Hanyuma rero ndagira ngo nanone ngaruke gatoya mu myemerere, ntabwo ndatinda, nanjye ku buhamya bwanjye. Mwayo mateka nabayemo nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, nkarukuriramo, ngakurira muri ayo macakubiri, nkayiga, nkayigishwa mu mashuri babivuze simbigarukaho. Mu by'ukuri nanjye ubwanjye numvaga ndi umuhutu, n'ubwo buhutu mbugendana. Byatumye mpungangera mu mashyamba ya Kongo, mujya mwumvaho nanyuze. Iriya ari inyandiko y'uriya Mufaransa Patrick de Saint-Exupéry, nawe aherutse gusohora igitabo. Muri kiriya gitabo cye yavuze inzira yanyuzemo acyandika, agenda abonana n'abantu ahantu hatandukanye. Naragisomye ntabwo ndakirangiza, ariko nasanze hari ahantu henshi yanyuze wagira ngo twaragendanye. Twiruka mu mashyamba ya Kongo, mvuye Bukavu ngakora ibirometero bigera hafi ku 2,000. Hariya Bukavu nkagera kuri Fleuve du Congo, ahantu bita Mbandaka, ibirometero hafi 2,000 n'amaguru. Mpungi inkotanyi ntazi ntabonye kubera inyigisho mbi, kubera kumva ko ndi umuhutu, ko nibaza bari bunyice. Ariko nanatekerezaga cyane ubundi abatutsi bari bishwe, nkumva n'ubundi n'abandi n'abatutsi baje nibaza natwe bari butwice. Ariko nibuka neza uburyo mwizo nzira z'inzitane harimo bagiye bagwamo, harabishwe n'imigezi, harabishwe n'indwara. Ariko nibuka ukuntu noneho zankotanyi, mana ngiyo bavuze inkotanyi, mana umuntu wavuga nawe inkotanyi n'ahantu zadukuye, bamurika bivuga neza cyane. Inkotanyi ntabwo ari abantu basanzwe, n'ubuzima. Bona ndabivuze neza, bona ndavuze ngo inkotanyi n'ubuzima, inkotanyi n'ubuzima. Icyo gihe cyose numvaga ndi umuhutu, ariko nababwiye ukuntu turi mu mwayo mashyamba ya Kongo, aho twagendaga icyumweru kigashira tukagaruka tukisanga aho twari turi. Nababwiye ukuntu zaje zigasanga umugabo wanjye yararwaye yararembye, bakamufata bakamuheka, bakatugeza ku kibuga cy'indege Mbandaka, bakadushyira mu ndege tugahunguka tukagaruka hano mu Rwanda. Niho naboneye ubudasa, ijambo ubudasa. Iriya jambo ndarikunda cyane ry'ubudasa. Nabonye ko inkotanyi zidasa n'abandi bantu, nabonye ko inkotanyi zitandukanye n'abari baratwigishije ko ari babi. Inkotanyi ngiye nizo zankirije ubuhutu, kuko hose nirwa numvaga ndi umuhutu, bari bunyice kuko ndi umuhutu, ariko zankirije ubuhutu. Uzarebe niba hari umututsi uzakubwira ko yiyambuye ubututsi, ntawe uzigera ubona. Kubera iki? Ubu uyu munsi bugezweho. Ariko ntabwo ari uko iryo pfunwe ritahozeho, na kera ryariho, nabwo ryariho, kuko umuntu yagiraga atya akavuga ati nge twe turi abahutu, akaba umuhutu mukuru wari umututsi, akaba umuhutu n'ababyeyi bari abatutsi.
kubera iki kuko nabyo byari ipfunwe ariko yenda iry'icyo gihe ntabwo ndi buriganireho cyane kuko niba ryabayeho ryagize abo ryafekita ntabwo mvuga ko byari byiza ariko reka tuvuge iry'uyu munsi n'iry'icyo gihe yenda iyo mba ndiho mfite uburyo bwo kugira icyo mvuga yenda nari kugira icyo ndivugaho ariko it's too late kuganira ku ry'icyo gihe kandi dufite iry'uyu munsi yenda hari uwabyumva nawe akavuga ati rya kera ryo kuki utariganiraho ryo ntacyo narikemuraho ariko iry'uyu munsi nibura nariganiraho tukarica mu by'ukuri rigacika abantu bakaba proud agahaguruka akagenda yemye azi ko nawe azi ubwenge utari mwakubwira ngo abahutu ni ibicucu ntabwo abahutu ari ibicucu rega ntabwo umuntu ibyo azi byose abivuga niyo waba uvuga byinshi ntabwo uvuga byose ntabwo rero umuntu nakwihorera uzamwita igicucu ibyo bintu byose bakabishyiraho bamara kubikwemeza ugahita uvuga uti okay ibyiza no kugira ngo mu maso y'abariya abantu ngaragare neza dore bazanye ndi umunyarwanda isimbura ndi umuhutu ndi umututsi ndi umutwa ariko bakakubeshya wowe bakakubwira ngo iyambura ubuhutu bwawe w'umunyarwanda bo bakagumana ubunyarwanda n'ubututsi gusa urumva ibyo bitaniye na bya bindi tujya twumva ngo abakristo ngo abapadiri bazanye bibiliya ngo babwira abanyafurika ngo nimuhumirize dusenge ngo bahumuye amaso basanga bafite bibiliya babazungu nibo bafite ubutaka bwo muri Afurika n'ibindi ni nk'ibyo barakubwira wowe ngo humiriza ugahumiriza ngo bakwambuye ubuhutu ariko bo ntago baretse ubututsi none se mwese ntimuri abanyarwanda kuki bo bagumana ubututsi wowe barabuguhayeho se nabo baburetse se ashwi ahubwo wowe baguhinduye bakwambuye ubumuntu bwawe baguhinduye icyo ntazi ariko simpamye biragoye kuvuga ko nawe babigizemo uruhare kubera ko hari banza munyihanganire uyu munsi ndagenda nkoresha imvugo z'abandi bantu Minisitiri Innocent niwe wigeze kuvuga ari kuvuga uko abacamanza baca imanza aravuga ati hari n'abivugiramo kwivugiramo yashakaga kuvuga nuko hari amategeko baguha hari nayo wiyongereraho n'abandi rero kubera ko yumva ngo biteye ubwabyo ari ikibazo atangira kubigira ikibazo bataranamubwira ko ari cyo kugira ngo mbega byoroshye atangira kuba umunyarwanda atari yageza igihe babimubariza ubundi se ubunyarwanda wavutse uri umunyarwanda urabusaba ngira ngo bari abavantara bakuze biyita abarundi abandi bagakura biyita abaganda abandi biyita abakongomani bagerageza kurwana no kutaba abanyarwanda aho bari nibo bari bakwiriye kuvuga bati guhera none ubu turi abanyarwanda wowe wavutse uri umunyarwanda ugakura uri umunyarwanda ukiga uri umunyarwanda uyu munsi barakubwira gusaba ubwenegihugu kubera kuki bakubwira gusaba ubwenegihugu babusabye ari bo babubonye bakuze rero iri pfunwe namwe mwese muramfasha turiganireho ibi bintu byo kunamisha abantu umuntu akaba yitinya azi ko ngo hari ahantu atemerewe kujya hari ibyo atemerewe gukora hari ibyo atemerewe kuvuga hari ibyo atemerewe gusaba ibi bintu bikwiriye gucika tukareba FPR mu maso tukayibwira ngo twese turi abanyarwanda nimba koko mwanze ubwo abantu ko baba bahutu namwe nimureke kuba abatutsi birashoboka se batera imbyino bakabyina cyane ngo nabatutsi ngo n'Imana irabishimira none se bishimira bonyine nibo yishimira bonyine nibo biremwa byayo abandi ni biremwa by'inusu se ni ibisimba ntabwo ari ibisimba no ntabwo ari byo ifo ko tureba FPR mu maso ese FPR ko yabanye n'abakongomani ikabana n'abagande nabo ko barimo abantu bose b'ababantu nabo bajyaga babareba mu maso bakababwira ngo muri babi cyangwa babashingiye bashiki babo kugira ngo babone ubuzima abisenye abana babo bose ababyawe na bashiki babo bigeze babatera amashoti ngo barasa nabi ashwi ba Yolanda Makorosa abana b'abakongomani ba nyina numese babateye amashoti kubera ko babyawe n'ababantu iri ni ipfunwe baduteyemo kandi tugomba kuryikunkumura tukaryanga izi system z'ubutabera zikora zite bigenda gute ko tukibona amakuru avuga ko nk'aba ba Hormisdas bakoze genocide koko ariko ku rundi ruhare tukumva ko barekuwe kubera ko bagizwe abere ngi nkaba mbona hakwiye kubaho ubundi buryo aba bantu bagerwaho kandi
bakerekwa ko tuzi neza ko batakoze mbese atarabere ko bakwiye guhora babyicuza, kuko abenshi baba muri ibyo bihugu bitandukanye mu mudendezo nk'aho nta kintu cyabaye. Banyamuryango ba JIRG rero nibaza ko dukwiye kujagajaga ibi bihugu, ubushobozi nibaza ko bwaboneka tunafashijwe n'inzego dukorana nazo ziri muri ibyo bihugu, niyo abashinzwe ubutabera batabafata, nibura tugahora tubibutsa ko bakoze jenoside, bakatubona kandi bakatubona tubivuga, ndetse bagateshwa umutwe nuko babona ko natwe tubariho. Ariko nibaza ko muri iki gihe bibaza ko byarangiye. Hari igitekerezo tumaze iminsi dutanga, wenda tukakivuga kidatomoye, ariko ni igitekerezo dukomora ku nshuti zacu z'abayahudi, usanga muri bo harimo abiyemeza gukora uyu murimo wo guhiga ababiciye mu gihe cya jenoside yakorerwaga abayahudi. Nibaza ko uyu murongo abayahudi bafashe natwe dushobora kuwufata, abashyikirizwa ubutabera bagashyikirizwa ubutabera, abahungiyetwa bagahungiyetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Nifuzaga nanone yuko JIRG yashyira imbaraga mu gukomeza uburyo ikorana n'abanyamuryango bayo bari hanze mu bihugu bitandukanye, kugira ngo n'ibi byose bishoboke. Nagira ngo kandi rwose nge numva nkaho nshaka gukangurira buri muntu guhagarara yemye, akitwa uko ashaka kwitwa, nimba ari umuhutu akabyiyumvamo, agasaba akazi azi ko ari bugahabwe. Reka ne kwiharira ijambo, turakomeza. Hari bigeraho bigatera n'umujinya ukumva ugiye kuvuga wenyine. Murakoze. Murakoze cyane Minisitiri Mwemayire. Hari igihe ngewe ntekereza ko koko ibi bintu byatubayeho kugeza ubwo hari ukuntu uvuze ngo kera abantu bajyaga bihutura bakagira ite nako bakavuga ngo bagiye kwihutura, yenda icyo gihe byabaga, ngiye nshobora si ukuvuga ngo ntibyari byiza, ariko nshobora kuvuga ngo wenda byari muri entere runaka. Ariko ahangaha wakwihutura, wakwitutsura, utakwitutsura, byose ni kimwe, agafuni karakureba. None si umaze kwiyambura ubuhutu wagize ngo bakureba nk'umuhutu, bakureba ikindi mu kindi kitari umuhutu, uriwe ubishaka utabishaka, uriwe wabwiyambuye utabwiyambuye, imbere y'amaso ya ziriya nyenzura umuhutu, aho kugira ngo banyite umuhutu nge niyita ikindi. Rero nge nagumya nkaba umuhutu bakanyita umuhutu, aho kugira ngo banyite umuhutu kandi nge nibeshya ko ntariwe. Oya nibyo rwose, nibeshyera ko ntariwe, nakomeza nkitwa umuhutu bakanyita umuhutu, kuko n'ubundi niyo ubwivanyeho urakomeza ukitwa umuhutu. Mu maso y'abariya abantu ntacyo bakora ngo we kuba umuhutu, nanjye ubu ndiwe. ntacyo wakora, nanjye ndiwe. Ubwo rero kugira ngo nibeshyere, wifate wibeshyere, ngo guhera none ngo ngiye ngo ntabwo, none se nkamureshya nkwano mbabajije yabaye iki? Yabaye umututsi byahe. None se bamwakiriye mu muryango utari cya kindi babeshya, ariko kiriya cyo bamwakiriye mu muryango w'abatutsi, we yabaye umututsi. None se bo baretse ubututsi bwabo, bo baracyari abatutsi, we ni ikiburaburyo, kiburazina. None kiburazina
banyarwanda abanyarwandakazi mwange kuba ibiburazina bariya abantu urumuri nyamwijima baraza bakarimanganya bakavuga bati ndi umunyarwanda ariko wajya mu nzego zose ugasanga nabo batutsi bibereyemo wajya ahantu hose ugasanga nibo bategeka ibyo bintu no gushaka kubahuma amaso babakozesha ipfunwe iryo pfunwe rihagarare stop nkuko mwe Mayira bivuze rwose nanjye ndi kumwe nawe nusaba akazi ugasabe uri umuhutu kandi ugende wumva ubyishimiye utafite ipfunwe rwose nge niko navuga banyarwanda abanyarwandakazi umunsi turashaka gukangurira abanyarwanda rwose ngo bumve ko uko twavutse tutabihisemo kandi ngo ntacyo turamenya niba tutaramenya ko umuntu ari nkundi niba umuntu ari nkundi rero ntawe dukesha kubaho rwose twange kubaho tutariho ijambo ni ryawe Tarisisi rwose ugira icyo ubwira ku banyarwanda murakoze cyane urakoze Queen Betty kuri icyo kibazo mpaye kuganiraho ariko kugira ngo nkivuge ndagira ngo mpere ku ijambo ryanditse muri Bibiliya ryanditse mu gitabo cy'imigani ibice 26 umurongo wa 27 ni umugani uvuga ngo ucukura urwobo azarugwamo kandi uhirika ibuye rizamubirindukana uyu mugani nkaba nkuciriye FPR kuko ibi ngibi ikorera abanyarwanda uru ni urwobo yacukuye ndetse ni n'ibuye ihirika ariko nkabavuga nti imenye ko uru rwobo yacukuye ari izarugwamo kandi ribuye ihirika rizayibirindukana impamvu rizayibirindukana nibyo turagenda tuganiraho buhoro buhoro ikindi hari umugani uba muringara nawe unasobanura ibindi bintu uvuga ngo igiti niyo cyamara imyaka igihumbi cyangwa ingahe mu mazi ntabwo bizatuma gihinduka ingona bishatse kuvuga ko aba banyarwanda bashaka kubwira ngo bareke ubwoko bwabo bagira ikindi bitwa ko uko byagenda kose bidashobora guhinduka ngo bibaveho kubera ko hari umuntu wabishatse ni nabyo rero tubona nk'uko muri kubivuga nuko uwakoze ibi ngibi ku nyungu ze aba afite yibwira ko ari amayeri abakoze kandi akabikora azi ko uwo abitegetse kubyumva gutyo we atazi icyo wawundi agamije noneho kubera ko akwicecekera akumva ko yabyemeye ibi ngibi nkaba mbigarukaho ngaruka kuri ya ndirimbo ya Jay Polly aho yavuze ati guba ducecetse ntabwo ari uko imitwe yacu irimo ubusa aha rero nkaba ngira ngo mbabwire ko buriya FPR nubwo yabujije abanyarwanda kwitwa uko bari ko kuba icyo bari cyo irabizi neza ko batabyemera ni nayo mpamvu Jay Polly yabiririmbye hariya bikabarakaza cyane bakavuga bati bya bintu biratwuzi rwose nubwo twababujije kwitwara gutya twabujije kuvuga gutya ibyo ari byo byose barabizi urumva ko Jay Polly yarababwiye yaravuze ati kuba ducecetse ntabwo ari uko imitwe yacu irimo ubusa ni ukuvuga ko bazi ibyo bakorerwa rero kuba rero FPR yaba ikoresha ibintu byo guca nk'abanyarwanda no kubahatira kwihakana ubwoko bwabo no kubumvisha ko ubwoko bwabo ari bubi ko kwitwa umuhutu ari ikintu kibi cyane ntabwo ari ikibazo ntabwo ari cyo kibazo mfite kuba ari FPR ibikora kuba yabikora nta kibazo mbifiteho nge ikibazo nkigira iyo hari abandi bantu babo muri b'abanyapolitike kandi bitwa ko barwanya FPR batangiye kubyakira gutyo bagasonga mu rya FPR bagashaka kumvisha abanyarwanda ko ibyo bintu koko kubivuga ngo bishobora gutuma abanyarwanda batabana ubwo urumva ko umuntu uza akavuga ati umuntu uzana ikibazo cy'ubwoko avuga ubwoko ashaka kugira ngo abanyarwanda batumvikana ntabwo natinya kuvuga ko aba yikirije ya ndirimbo ya FPR kuko niba FPR ivuga ati ntimwemere icyo muri cyo wa muntu nawe akaza akavuga ati noneho ibyo bintu kubivuga ni ukugira ngo abanyarwanda batumvikana njye mba mbona ko aba yikirije ya ntero ya FPR kuko agamije kugira ngo ba bantu babujijwe kwemera icyo bari cyo n'ubundi bagumye baceceke kubera ko nibongera nabo kubizana biritwa ko baba baciyemo abanyarwanda birabuza abanyarwanda kumvikana aha rero nkaba ariho ntajya nemeranywa n'abanyapolitiki bamwe na bamwe
kuko ntabwo numva neza ko kwitwa umuhutu cyangwa ko wavuga ko umuntu ari umuhutu ko wavuga ko kanaka ari umututsi, ibyo bintu bishobora kudutandukanya, bishobora kuba tutakumvikana. Ntaho mbibona kuko ntabwo amoko ari abanyarwanda gusa bayafite. Nabaye mu bihugu birenze 3, nabaye muri RDC, hari amoko arenga 450, nabaye muri Congo Brazzaville, hari amoko agera kuri 30 n'andi. Ntabwo nigeze numva hari umuntu ugira icyapfa n'undi ngo kubera ko badahuje ubwoko. Ndabizi neza ko muri Congo Brazzaville naho ubwoko butegeka ni nyamuke, n'ubwoko bita bw'abamboshi, ariko ba nyamwinshi bitwa abakongo nta muntu ubabuza kwitwa abakongo, ndetse nubwo usanga abo bakongo ari marginalize mu gihugu cya Congo, ariko ntawe ugira ipfuno ryo kwitwa umukongo. Niba mumboshi yakubwira ngo wa mukongo we, nta kibazo biba bimuteye, abyakira uko biri, akumva ko amwiranseho ko bafite ubutegetsi, ariko ntabwo bihinduka icyaha. Nta n'umukongo ushobora guhinduka ngo abe umumboshi ngo kugira ngo mu butegetsi bamurebe neza. Aragumya akaba umukongo, ugize amahirwe agakamirwa n'ingoma y'abamboshi akinjiramo akaba ari umukongo, ntabwo ahinduka ngo yitwe umumboshi. Nta nubwo bimutera ipfunwe ryo uko ari umukongo. Ibyo bintu rero ntabwo numva impamvu bashobora kubizana ku banyarwanda. Ibyo bintu nkaba numva ko ari iturufu ishaje, kuri FPR. Umuntu agomba kuba uwo ari we, kandi igitangaje nuko nk'ubwo bavuga ngo nta moko ariho mu Rwanda, ugasanga noneho y'amoko atariho, amoko atemeye kubaho n'amoko y'abahutu. Umututsi, iyo uvuze ko uri umututsi nta kibazo, ariko uvuze ko uri umuhutu bihinduka ikibazo. Niba hari icyo ubajije, ibyo byose biterwa n'iki, nuko hari icyo ubajije utahawe mu butegetsi, kandi nkaba nemeza ko aya moko duhuriyeho ntacyo adutwaye, nta nubwo umuhutu n'umututsi hari icyo bapfa, ahubwo biba ikibazo iyo bigeze ku bategetsi bashaka guheza bamwe, ariko muri makeya abaturage baba babanye neza mu moko yabo. Ntabwo rero numva impamvu abantu bagomba kubigira ikibazo. Abayongeye mvuga nti umuhutu nabo umuhutu, umututsi abo umututsi, umutwa abo umutwa, kandi buri wese yubahane n'undi, nicyo dukeneye. Naho ibyo kuzana ko hari utagomba kuvugwa cyangwa ko hari ubwoko bubi ubundi bukaba bwiza, ibi ntabwo bikwiriye mu Banyarwanda. Ibi ni byo kwamaganwa. Muri makeya ndumva aricyo nabwira Abanyarwanda, kandi nkaba mbasaba ko buri wese yakwishimira kuba icyo ari cyo, kuko nta wigeze asaba kuvuka ari umututsi, nta n'uwigeze asaba kuvuka ari umuhutu, nta n'uwasabye kuvuka ari umutwa. Bityo rero uko twisanze niko tugomba kubaho, tukabana mu bwubahane. Murakoze. Urakoze cyane rwose Tarcisse, ubivuze neza, kubana mu bwubahane. Nanjye nibyo nkeneye. Rega nta nubwo dukeneye gukundana, ahubwo dukeneye igihugu tugendera ku mategeko, ntihagire iyo supremacy ibaho, ntihagire abiratana ubwo bwoko bwabo, cyangwa se n'ibyo wanabwiratana njye nta n'icyo binantwaye, ariko ntuhohotere undi. Ejo mu gitondo utangira uvuga uti aha jenoside yakorewe abatutsi yakozwe na bande, ntabwo tubizi, abandi bukabagira ibyo ntazi, ariko muri constitution mukandikamo ubwoko bwanyu. Ntabwo n'ibintu insupportable ko Abanyarwanda badakwiriye kwemera. Niba koko umuntu, ku mugani wa Mwemayire, nkunda kuvuga ngo Mwemayire, niba koko umuhutu, niba bavuga umuhutu, reka gato mubaze, bamaze kuvuga ngo abahutu ngo nta bwoko bagira, ngo donc jenoside yamaze gukorwa yakozwe n'abahutu, hanyuma abahutu nta bakiba mu Rwanda, bamaze kuyikora bagiye hehe? Uzi ko bazatubwira aho babashyize? babakoreye punguza, none se ko batakiriho abo bahutu babashyize, bamaze gukora jenoside ko yakorewe abatutsi igakorwa n'abahutu muri ntuza yabo, biyo birangiye babashyira hehe? Icyo ni ikibazo twagombye kubabaza. Bazatubwira aho abahutu bakoze jenoside bagiye, barangije kuyikora bagiye hehe? Ariko barabizi neza ko babarangije. Ijambo ni ryawe
Marie Jeanne ngewe rwose ndavuga nka stop hutufobi rwose abantu bihagarare abantu bamenye ko ubwoko bwabo ari iby'agaciro kandi bemere ko Imana yabaremye bere kujya rwose bumva bibateye ifunwe ngewe ibi bintu no stop ijambo ni ryawe Madame Rutayisire. Murakoze Betty, ndashimira abambanjirije mu kiganiro, ndashimira cyane cyane Tarisisi abivuze neza vraiment ku buryo butomoye kandi bwumvikana, ku buryo umuntu wese yagakwiye kumviraho kandi akisuzuma. Ariko ngewe maze kumva iyi topike, murambabarira, maze kumva iyi topike nagize ikibazo nibaza. Ikibazo nibajije ni ukuntu umuntu agira ipfunwe ry'ubwoko atigeze ahitamo, atazi n'uko byagenze niyo yanabimenye. Mu buzima burya hari ikintu bavuga ngo umuntu agira amahitamo. Ubu bwoko mwambariza abanyarwanda bose, twese biratureba, wa mugani nk'uko iyi televiziyo ivuga. Hagira umuntu uzatubwira rwose mu by'ukuri hari umuntu wigeze ahitamo icyo ari cyo ubwo bwoko, kwitwa izina yitwa, kuvukira ahantu runaka, kubyarwa n'ababyeyi runaka. Ibyo bintu nge ndashaka kugira ngo vraiment mbwire abanyarwanda, ikintu icyo ari cyo cyose utigeze ugira mu ruhare, simbona impamvu hari umuntu waza akakubwira ngo wowe uri mubi, dayeri n'isi yose irabizi ko uri mubi, nawe uti ndabyemeye, kandi ukajya kubyigisha n'abandi ko bagomba kubyemera gutyo. Ndagira ngo icyo ni ikibazo kitureba kandi tugomba kwisubiza, kugira ngo umuntu wese ahaguruke yubure umutwe, arebe wa wundi ushaka kumwunamisha yaramuhinduye igicibwa, kandi mu by'ukuri atamurusha kuba mubi, atamurusha kuba ari we waba igicibwa. Ngewe icyo ni ikibazo cya mbere nibajije. Numva rwose kwandika icyo kibazo muramusubiza mucyandike hari mu buzima, hari ibintu mu buzima umuntu agiraho uruhare, ukora shuwa y'ubuzima, ariko ikintu utagiraho uruhare namba, kandi twese nta muntu n'umwe hagira umbwira ko hari umuntu n'umwe kuri iyi si ibyo bintu yaba yarabihisemo. Aho rero nitumara kubona ko hari uwabihisemo, hakaba hari uza akabikandagirisha undi, hakaba hari uza akibwira ko ari igitangaza kurusha undi, uwo nguwo yenda tuzamuha rugari tubimwemerere. Kuriya batubwira ko ngo hari abagenewe gutegeka, bajya mu tugurupe twose ngo bakumva ko batuyobora, bakumva ko bakandagira abantu. Ibyo bintu abanyarwanda tumenye ko iki ni igihe cyo kugira ngo twikize iyo myanda yose. Kuri ngewe ni imyanda. Ngewe mbona abagira ikibazo cyane cy'ayo moko cyangwa se batera abandi amapfunwe, ni bamwe bafite za nyungu zitagaragara kandi zidafite aho zihuriye n'igihugu, inyungu zabo za politiki. Murabizi ko ibi bintu by'amoko byagiye byitwazwa n'abanyapolitiki, sinzi niba tubyemeranywaho. Ni inyungu za politike, umuturage abana n'undi, asangira n'undi, atagize icyo nitaho. Cyokora ndagira ngo mbibutse ikintu nabonye ndi umwana ntazanibagirwa, ni uko abatwa hari igihe babayeho banenwa, ariko nta bandi bantu nigeze mbona banenwa. Ndibuka rwose iwacu bahingishaga ubudehe, baza n'ibindi by'inzoga, abatwa babaga bafite icyabo. Sinzi rwose ibyo narabibonye bavandimwe, ndabibabwira narabibonye. Ntago ukuri rwose n'ukuri byarabaye rwose, byarabaye. Ndetse iby'intama byo ntago mbizi, ariko bajyaga bavuga ngo n'intama iyo zipfuye baziha abatwa, ngo ibisemeseme byabo, urumva ngo ni iby'abatwa. Bagifite umurengwe barazibahaga, ariko byaje kugera aho ngaho bazibateraho, batangira kuzirya nabo batangira kuzirya kubera ko icyo gihe ibintu byari biriho. Ndibuka ubwo icyo gihe rero babahaga ibigage. Urabona abana iyo bakina inyuma y'abantu bahinga, muzi ubudehe uko bwari bumeze. Twebwe twabonaga babanena, ahubwo twebwe tukagira amatsiko yo kugira ngo tujye kunywa kuri ya nzoga yabo, kubera ko babaga ari n'abakeya batari buyimare, kandi babandi kubera ko ari benshi bahuriye ku kibindi kimwe bakayimara
twebwe abana rero tukayakwivumbira ibyo bintu vrema nabyo ntabwo ari byo gushimwa ariko nzi ko byageze igihe bigacika kandi ntabwo byagize bitera ikibazo gusa n'abatwa b'iwacu ndibuka bakora umuhanda wa Kigali Kagitumba nibyo niwo unyura iwacu abatwa b'iwacu barahunze bavuga ngo bazaba bazabaha abashinwa kuko umuhanda wubatswe n'abashinwa nagiye kubona mbona abatwa bavuye ku musozi w'iwacu barakiye bari bakeya ubwo sinzi ibyo ari byo yenda ubwo ni ibindi biganiro byaza ariko ngewe ku kibazo cy'amoko vrema ikintu utahisemo ikintu tugeze ugiramo uruhare na kimwe ntihakagire umuntu n'umwe uza kukunamisha cyangwa ngo hagire umuntu n'umwe uza kugukangisha no kugukandagira ibyo bintu ndagira ngo nisabire abanyarwanda mu magurupe aho tugenda hariho hose umuntu uzabona ushaka kukuzanaho agasuzuguro no gushaka kukuzana kwibwira ko kurenze cyangwa ko ari igitangaza uzamuhagarike umurebe mu maso ni nako tugomba rero kubwira FPR dutangire tubikore muri za gurupe aho turi kandi birahari hose abanyarwanda iyi myaka ibaye 32 hari abantu bakandagira abandi bitwaza ngo jenoside kandi birengagiza ko n'abandi bishwe bagikomeza no kwicwa n'uyu munsi ariko uyu munsi ukaba ubona hari umuntu ushobora kwihagarara hariya akajya no kuvuga ibinyoma avuga ati rwose nitwe twapfuye kandi twapfuye tuzira ubwoko bwacu ubundi abantu bagira ngo banatware n'ibyacu twarabatinde tuvuge amateka yacu tuvuge ibintu uko byagenze igihe cyose tuzakomeza kugendera mu binyoma dushaka gukandagira abandi tubakangisha ibyo bikorwa bibi byabaye byakozwe n'abanyarwanda kandi ndatekereza ko bitakozwe n'umuhutu gusa n'umututsi yari arimo umutwe wese namuvuga kuko ntari muzi n'ubusanzwe bari bake ariko tureke gukandagirana ahubwo tushakire hamwe abahutu n'abatutsi bumva ko ari abanyarwanda bari fiyeri y'ibyo barimo y'ibyo bari byo bitagomba kubatera ipfunwe twari dukwiye kwicarana tugashaka umuti w'iki kibazo tukikuraho iri pfunwe ahubwo tuzagendana ubuzima bwacu bwose si umuhutu si umututsi uko babigenza uko ariko kose amateka igihe kiragera ukuri kukajya ahagaragara ese batutsi mwumva ko muri fiyeri yo kuba abatutsi mukaba mwumva mushobora kwisanisha na FPR ibyo FPR ikora buriya ntibibatera isoni niba rwose mwumva muri fiyeri muri abantu bagomba kugenda bakandagira abandi ngo bakoze jenoside ngo nuko ngo jenoside ngo yemewe n'isi yose mukumva ko umuhutu n'umwana uvutse ejo bundi uvuka kuri ubwo bwoko bw'abahutu azakandagirwa akagenda yubitse umutwe bigakunda ndagira ngo mbabwire ngo Munyankindi niwe uvuze umugani mwiza ngo urwobo bari kwicukurira nibo bazarugwamo n'ikibuye bari guhika nibo kizagwira niba dushaka kubaho tukaba mu mahoro niba dushaka kubana tukubahana twubahe n'abandi kuko icyo ukoze uyu munsi ejo uzagisanga imbere n'utagisanga imbere wawe azakihasanga kuki tugomba kuraga abana bacu umuvumo kuki tugomba kuraga abana bacu ironda koko tukabatoza ubwibone tukabatoza gukandagira abandi kandi abenshi tuvuga ngo ko turi abakirisitu ijambo ry'Imana ritubwira iki koko 99% cyangwa ubu noneho byabaye 200% ko nabonye mu Rwanda haje amadini atagira ingano naha hose nako tunayarimo niba koko twiyita abakristo umukristo byitwa iki umukristo ko ari uwirinda kurenganya akita ku ndushyi n'imbabare ariko iwacu imbabare n'indushyi turazikandagira ubwoko bwacu biba ishema ryacu cyane cyane ko tutabihisemo kandi twumve ko ubwo bwoko uko buri ni nk'uko indabo ziri mu murima zinyuranye amabara yose natwe rero twumve ko turi umutako w'igihugu abahutu abatwa n'abatutsi murakoze cyane Marie Jeanne rwose usojereje ku ijambo ryiza cyane nkunze rwose uti umuhutu umutwe umututsi
tumenye ko turi indabo nziza Imana yaduhaye muri kiriya gihugu cyiza rwose. Ntekereza ko kiriya gihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza, Rwanda rwa Gasabo, igihugu cyatubyaye. Buri gihugu ntekereza nareba imbeho zinaha, nkareba ibiki, nkareba ukuntu abantu birirwa bikingiranye mu mazu, nkahita ngukumbura cyane. Ni nayo mpamvu nicara hano mvuga nti turakubereye Rwanda kandi tukubereye mu moko yacu. Ariko ngo burya ngo uhamba amateka amara igitaka, murabeshya cyane. Ntabwo abantu bazabeshya abanyarwanda. Njye nkunda kuvuga ko FPR ibeshya abanyarwanda, ko ibakunda, ibanga nabo bakayihisha ko babizi. Ariko rero igihe n'iki banyarwandakazi, kugira ngo murebe rwose FPR mu maso, murebe n'abo banyapolitike mu maso baza kubabeshya, bababeshya ngo babitubereyemo iyo hirya, ariko baza hano imbere yacu ya televiziyo ukumva ari urukozasoni. Mureke abanyarwanda bazajya kumva, kuba wakumva ukumva umuntu nka Tagisisi, ukumva umuntu nka Marijane, abo ngabo batari abanyapolitike, ukumva rwose aribo bashaka kwigisha abantu. Ndavuga nti abantu b'ukuri kuki atari bo bari kujya mu ntuza. Banyarwandakazi, mu gihe kizaza ntituzemera abantu badufata amatekwa rwose. Ndabivuze n'ijambo Marijane akunda kuvuga, umuntu wese acane ku maso, amenye guharanira uburenganzira bwe. Umuntu aza kubabeshya ngo kubera ko ngo basize abahuti cyasha, kiriya cyasha azi neza ko ari ibyo kubeshya. FPR niyo yateguye jenoside yishyira no mu bikorwa. Ibi bintu byose biragaragara, yiba atari bo ntabwo baba bamaze imyaka 32 bica bakangisha abantu intuza, bashaka gusiba amoko nyine, ariko bo bashira ubwoko bwabo hejuru. Icyo kintu banyarwandakazi mukwiriye guhaguruka mukavuga muti stop. Umuhutu rwose akemera ko ari umuhutu, umututsi akemera ko ari umututsi, n'umutwa akemera ko ari umutwa, kandi bikaba koko ari ururabo rugize u Rwanda. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro rero banyarwandakazi, tugiye kubahereza inama z'ukuntu rwose buri muntu wese akwiriye ko kumva ko ibi kibazo amoko yacu atari yo kibazo. Amoko yacu si cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu banyapolitike bashaka kutwitwaza. Niyo mpamvu rero kubera ko ari twe dufite imbaraga, dukwiriye kuvuga tuti bariya banyapolitike batadufatira ibyemezo byiza, nako njyewe ndeba mbona bareba inyungu zabo. Abo banyapolitike inyungu zabo n'abana babo, dukwiriye kujya tuvuga ntitukomeze. Iyo tuza kumenya ko duhetse umunyagitugu ntabwo yaza ngo ajya dukangisha, aza tubeshya bavuga ibi ntibavuga ibi. Muceceke abari njye uvuga, ni njye uzi ubwenge, ni strategie politique, ntushobora gutsinda politikoma. Ngaho rero ijambo ni ryawe Mwemayire, rwose ugira icyo ubwira abantu. Nzi ko uri ministre, ariko nzi ko uri ministre udakunda kuzakandamiza abanyarwanda. Ngaho rero bagira inama. Urakoze. Muri iki kiganiro banza kuba minisitiri, ushatse wabishyira ku ruhande. Tuganirira nk'abantu bisanzwe, nzajya mba minisitiri nsubiye muri guverinoma. Sawa. Rero ibibazo by'iwacu ifo ko tubihanga amaso, kuko nitutabihanga amaso twe bizaturoha. Kuko abantu niba bamaze kukubwira ko wowe uri mubi, tureke no kuvuga ngo ni iby'ubwoko. N'umwana mutoya bisanzwe akuze umubwira ko ari mubi, ko ibintu byose ageraho akabyemera, ageraho akabazi ko ari mubi, akagira ipfunwe. Nge nakuriye mu bantu bakuru, urumva donc nge nakuriye kwa nyogokuru, ariko abantu bose ari bakuru kuri nge, wari nge mwana. Noneho hari ibyo bambwiraga, ariko bagira ngo hari barimo kwivugira bisanzwe. Ako kugeza kuri no munota nge biracyangiraho ingaruka. Sinakubwira ngo bavuze iki kuko nawe wazakireba ejo, ariko ndakumenyesha ko byangizeho ingaruka ntazigera nibagirwa. Bintera ipfunwe, ndarigendana kugeza aho mvugiye ngo no, aba bantu bambeshya harya bo. Ndagira ngo nguhe urugero rw'ibyatubayeho turi mu mashyamba ya Kongo. Yo turagendaga tugahera mu gitondo tugenda tukageza nijoro tukarara tugenda. Hari igihe umuntu yasubizaga amaso inyuma akavuga ati ababyeyi hari igihe badutwara ngo urakagenda bukwirire. Twaragiye butwiriraho.
haragiye burinda urumva rero urugero hari n'izindi ngero nyinshi cyane. ingero ni nyinshi rwose, ingero ni nyinshi, ariko ni ukuri igihe kirageze ngo umuntu wese avuge ngo no. Ngewe nakuze abatante banjye, nari mfite abatante 5 na mama wa 6, bari abantu b'abanyarwenya iwacu. Mbega buriya nicyo ikintu nakubwira kibi iwacu cyangwa nakuze mpabona, ni ba bantu b'abanyarwenya, ni ba bantu baseka pe, ni ba bantu ubuzima bwabo bwose ntabwo bahisha amenyo, ariko barifataga bakaguserereza ukiyanga, kandi ibyo baguserereje ukagira ngo nibyo bikagufata. Ngiye hari rumva babaga babona ari kakana nyine ariko bahirika bibyiza hirya. Ibyo bambwiye byose na n'uyu munsi hari ibyo nakize nkuze. N'izina ryanjye Felicite naryangaga kubi, sinzi n'ubu niba ndikunda. Ni byiza da. None n'ubu sinzi ko ndikunda, ko banyitiranyaga n'umukecuru w'iwacu nawe witwaga Felicite bakongeraho n'irindi rye, donc ntari ibintu ntashaka kubabwira, ariko iryo pfunwe mu by'ukuri nararikuranye. Izina ryanjye nakuze n'injyanga n'uyu munsi, donc ni ukuryakira ko maye mukuru, ko ntako ni izina nanze mu buryo bushoboka bwose, mu buryo bushoboka bwose, ku buryo ushobora kumpamagara ngo Felicite nkakwanga burundu, nkakwanga ntituzigere twongera guhura. Rero bwebyo noneho ubu noneho mushatse mwarimpamagara ko mubyumva mwashaka mukajya muryita Felicite nta kibazo. Ubu ndi umukuru ujyanye naryo, ariko ubundi uri Felicite byari izina nyihanganira na gakeya, nyihanganira kubera ukuntu barinyitaga. Ubwo rero ndashaka kubwira ngo umuntu ashobora gutera ipfunwe rikagufata pe. ese ntubona abo byafashe, se ntubabona bariya bapfukamye? Hari igihe ni sinzu burya umuntu agenda agera muri circumstances z'ubuzima runaka. Hari igihe ntatinyukaga kureba umuntu mu maso, ntashobora gutinyuka guhagarara n'umuntu ngo murebe mu maso. Icyo gihe nacyo cyabayeho, hahandi wumva mbese ugahora wikeka umeze nk'umujura. Umuntu bateye ipfunwe rero ndabizi niko abafiriye. Muribuka umuntu wigeze kuvuga ngo hari ikigabo cyitwa Antoine kigeze gucaho, sinzi wagikameye wagifashe kuri kamera kiri kuvuga ngo mwabi ngo munyura gutera hamwe. Bakibuka abwira abazunguzayi, nta kintu ashinzwe na kimwe. Ni igihungu gifite igishyundo cyitwa Antoine. Ngo buriya ni muntu ki wo kugira ngo atere abandi kumva ko bo batuzuye we yuzuye. Muribuka undi nawe wavugaga abahutu ni babi, reka mbivuge ndebe ko hari umfata. Abahutu ni babi, muramwibuka nawe? Turamwibuka rwose. None se biriya ntibibera mu kandi ntibigire n'icyo bimutwara, ariko buriya haratinyutse akavuga ngo abatutsi ni babi, buriya bamutambikana. Yasohora amapingo yaba yamugezeho, yaba yazanye ingengabitekerezo. Rero ndetse wari uvuze uti ntitugire abantu inama mu gice cya kabiri. Ngewe nigeze kuvuga ngo nimba uvuga umuhutu umututsi akazana ifuni, wavuga umututsi umuhutu akazana umuhoro, abanyabwenge nimureke ibyo murimo mufata ingwa n'amacaki n'ibibaho by'umukara, mwigisha abanyarwanda babanze muzajye mu yindi mirimo bamaze kumenya ko kuvuga ko ndi umuhutu atari ikibazo, kuba wanyita umututsi kitaba ikibazo. Ntashobora kujya gukorega ngo wanyise umututsi ko si icyaha. Nawe niba kwita umuhutu ntuzavuge ngo bagututse, ntabwo bagututse. Oya rwose oya. Nta muntu wagututse, ahubwo ngiye ku bwanjye kubera ukuntu mbona ibintu byafashe indi sura. Ngewe ari ngewe mbona igitekerezo cyanjye njyenyine, ntagire undi muntu mucyandikaho. Nge nasubiza ubwoko mu ndangamuntu. Biraruta daharum. Nabukoresha mu mayeri, nabusubizamo ntawe ngiye gucisha bugufi, nabusubizamo kugira ngo buri wese yiyumve ahagaze. Ko bigaragara ko aho babwanditse ari naho bugaragara cyane kurusha uko twabona aho babuvaniyeho. None se reba imitwe y'abariya abatekamutwe bagize batya babukura mu ndangamuntu kugira ngo atazagira uvuga ko bironze akaba aribo bajya mu butegetsi bonyine. Hatazagira uvuga ko haribo bironze bakajya mu gisirikare bonyine. Hatazagira uvuga ko bironze bagafata ibi na biriya bonyine. Ariko usubije amaso inyuma,
iyo ushubije amaso inyuma ntabwo ubibona uyoboye se ko mu bajenerali 50 harimo nk'umuhutu umwe gusa nawe sinzi nimba ari we Murasira ntabwo ari umuhutu bavuga ko ari umugogwe undi muhutu uri Murasira ntabwo ari umuhutu abamuzi bavuga ko atari umuhutu undi mu generali w'umuhutu ninde urimo hari Murenzi arimo n'umujenerali se Murenzi ni generali watashye yatahanye na Rwarakabije yaratashye nyine none se arimo none se ubundi yabamo muri 50 uwo Murenzi umwana we yagiye kwiga mu ntuza yagiye kwiga muri Amerika mu minsi yashize numva akabari ari kuva ngo n'abana b'intera hamwe ngo tubohereza kwiga hanze arimo sari hehe n'ukubamo nyine bamwambika ipfuno urumva se ibyo rero kukubwira ngo nta bwoko buhari twese turi abanyarwanda barangiza bagahita biterura bose bakagenda bakitereka mu myanya yose buri kintu cyose bakayihindura icyabo kugeza no mu nsengero urufunguye uri umuhutu aho tuga 100 cyangwa 200 bakaza mu rusengero iwawe byakwitwa ko muhakorera mitingi ntabwo byashoboka n'abahutu bene wanyu ntabwo bakwitabira nibaza mu rusengero rwawe kugira ngo bahunge ibyo bibazo ubwo se murumva nta bwoko buhari ntabwo hari bumwe bwemewe ubusigaye ntibwemewe none se igihugu kirimo abantu bazi ubwenge bose bareba umuntu aguhinjarika gute ni berure twabonye ko ari abanyapolitike baba bashaka kutuhunjarika yewe ngo umuntu za politike abanyapolitike ibyo ni ukuri kubera ko nibo bari buvuge ko nta bwoko buhari barangiza bakajya mu gisirikare ari 100%. nibo bari bukubwire ko nta bwoko buhari bakagutera ipfunwe ryo kuba uri n'umukristo utatinyuka gufungura urwawe rusengero kubera ko nta n'undi muntu uzatinyuka kuza gusengera iwawe nibaza ari 100 bakaza ari 200 bakaza ari 300 ukagira ibyago bakaza ari abahutu umubare munini bazavuga ko muhakorera mitingi ko muhapangira gukuraho igihugu ibyo rero bizatuma nta n'undi uzi iwawe ahubwo mwese muzahita mujya kwa Masasu muhite mujya kwa Gitwaza muhite mujya kwa Minyone bamushorerane mujye kwande mujye kwa Rutayisire ntago none se nuko ari bo bazi Imana mwebwe murasoma bigaca bigahinguka bikigendera impamvu niyi ipfunwe ricike umuntu wese ahagarare yemye nimba bambuye abantu ubuhutu nabo ni bari kuri ubututsi ariko se birashoboka no bo ni abatutsi abasigaye barisha iki ko ari byo bagenda bakandagiza abantu bose ariko ngira ngo bafashijwe na bya bigori banza ariyo mpamvu niyo mpamvu bakubita ipfunwe rikabafata bafite akabamfasha bya bigori mwabonye buriya mu minisitiri wari upfukamye umuntu gupfukamisha pe minisitiri umuntu w'umugabo ntibamukuriye ishati se mu ruhame ku mugaragaro wo gukuriye ishati nta n'ikindi yagukubita wicaye ngo hahandi ngo bita mu kazu ngo hahandi mu kazu ikigoryi we indambi ni agacuma ka purukeri iwacu hari umukecuru amayira none umukecuru twakoze afite imyaka 100 nyange irenga njye namumenye yububa noneho biza kugera igihe no kububa batabishobora noneho yari afite agacuma kitwa ngo indambi ngo indambi ni agacuma ka purukeri umuntu w'umugabo arapfukamye nk'usenga Imana disi baba we hari arimo gusenga nde ntuza Bahari cyangwa arimo kurahira muri FPR nawe arayapfukamye nka Irimini ndabizi yarapfukamye amanitse amaboko nyine nawe buriya banza ariho yareba baba we mbe nagacuma ka purukeri yako minisitiri wambaye karavati kabisa bakamupfukamisha
kandi nta w'umututsi wabona wapfukamishije kuriya basuzuguye kuriya. ngaho rero banyarwandakazi ni mwanga kagasuzuguro uyu munsi nanze kubaho nariho yadusuye rwose kuri shene yacu twamushimiye cyane iki kiganiro ahubwo ndibuze kugihuza nuko ibi bintu ahubwo se ntabwo ndabibona mu ishusho y'inzigo bwana nanze kubaho ntariho ugira abanyarwanda inama. Murakoze madamu Betty, ibi ngibi rwose iyo tubirebye ni bya bindi bavuga ngo inde ijya gucura izindi yiyita nkuru, ijya gucura izindi yiyita nkuru, kuko buriya FPR biriya bintu yazanye byo kubwira abantu ko kwitwa abahutu ari icyaha, kuba umuhutu ari icyaha, ni uburyo bwo kugira ngo ibaheze ku byiza, noneho ibyiza bigire ababigenerwa. Ariko nkabangira ngo nibutse abanyarwanda ko muri FPR batangira intambara bataje ari abatutsi gusa, ndetse bajya kugira ngo banumvikane, kugira ngo abanyarwanda babibonemo bagombye kujya gushaka Kanyarengwe. Ntabwo bakwibagirwa uruhare Inyumba Aloysia yagize, ukuntu yagiye gupfukama kwa Kanyarengwe akamuguyaguya akamwinginga kugira ngo bakunde bumvisha abanyarwanda ko baje ari abanyarwanda bataje ari abatutsi. Hanyuma rero si Kanyarengwe wenyine, hari na Bizimungu, hari n'abandi babasanze, hari n'abana b'abahutu babasanze bafashije rwa rugamba, ndetse ntibagiwe n'abanyapolitiki bo muri opposition. Ntabwo rero kiriya gihugu bagifashe ku mbaraga zabo nk'uko babyumva, barafatanyije. Niba rero hari amakuba yagwiriye u Rwanda kandi ari nabo bayateye, ntabwo ari yagomba gutuma umuhutu ahinduka igicibwa mu gihugu, ndetse ngo ibyabaye byose abyikorezwe. Ntabwo batubwira ko niba koko nk'uko babifata ko abahutu ari abajenosideri, ko abahutu ari interahamwe, batubwira ko Bizimungu wazanye nabo akababera perezida akaza bavugira ari interahamwe, cyangwa ngo batubwire ko Kanyarengwe ari interahamwe, batubwire ko Biseruka bari kumwe nabo nari izindi ari interahamwe, batubwire ko Twagiramungu ari interahamwe n'abandi babafashije, ku buryo bashobora kubafata bose ibikorwa bakoze muri rwa rugamba bakabihindura zeru, bakabategeka kububa. Mbona ko niba bumva babategeka naguciye muri ryo uvuga, niyo babategeka kububa ntibabice muri abo bose kwica umuvuze, ninde ukiriho bwana Tarisisi mbwira koko. Rwose ibyo ngibyo nibyo nshaka kugira ngo abana batoya babyumve, babyumve ko nk'uko abandi bakunze kubivuga, nta muryango utabamwe abagome, nta muryango utabamwe abantu babi. Imiryango yose igira abagome, imiryango yose igira abeza ikagira n'ababi. Niba hari abantu babaye babi mu bwoko bw'abahutu, ni kimwe n'uko hari ababi mu bwoko bw'abatutsi. Niba hari abeza mu bahutu, hari n'abeza mu batutsi. Mu moko yose ibyo byiciro bibaho. Nta mpamvu rero gufata ngo ubwoko bumwe ngo ubuhindure ngo ubwoko n'ubw'amashitani hanyuma ngo ubundi ni abatagatifu. Ibi rero abanyarwanda bagomba kubyumva, cyane cyane abana batoya babishyizwemo, bakumvishwa ko kuba umuhutu ari igicibwa, kandi barangiza ni ukuvuga ngo uwo bashaka kugira ngo uwo bashaka kwica, yani ibyo bavuga ngo ushaka ngo kwica agasimba arakabatiza, bakureho bwa buhutu, ariko niba bashaka kukwica bakubatize kuri umuhutu. Ese ibyo biba bivuye hehe? Kumva ko iyo bagiye kuvuga ngo umuntu yapfobeje ahinduka umuhutu, bagiye kuvuga ngo umuntu ni umujenosideri agahinduka umuhutu, ya moko yavuyeho agaruka gute? Hajya kuba kwibuka ngo turibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ese abo batutsi baba bavuye he niba twarumvikanye ko tugomba kuba abanyarwanda? Ahangaha rero nkabashaka kugira ngo mbwire abanyarwanda ko amayeri ari mabi muri Lingala turavuga ngo mayere mabe. Ibyo bintu abo bantu bishyize ku butegetsi bakumva ko bagomba gufata abandi bakabasiga umwanda, bakabasiga icyasha kugira ngo hatagira icyo babaza kuri ubwo butegetsi bafite. Ibyo bintu nibabishyire hasi, umuntu wese agomba guhabwa uburenganzira ku byiza by'igihugu. Ibyiza by'igihugu bigomba gusangirwa. Ibyo byo gushaka gucura abandi warangiza ukaba ari wowe wiyita mwiza, abanyarwanda bagomba kubirambirwa, bakemera icyo bari cyo, bakemera ko uwavutse ari umuhutu agomba kuba umuhutu, uwakoze icyaha akitwa umunyacyaha, wabaye umwicanyi akitwa umwicanyi, kuko nta bwoko bw'umwicanyi bubaho. Umwicanyi wese ni umwicanyi. Umwicanyi bamwita umwicanyi, utari umwicanyi
abe uwo ari we, be gufata abantu bose ngo babahindure mu gatebo kamwe, ari gahunda yo kugira ngo babaheze ku byiza by'igihugu. Aha rero ngira ngo umwanzuro natanga aha ngaha nuko umunyarwanda agomba kuba fiyeri y'icyo ari cyo, kandi akangwa gutwerererwa ibyo atakoze, akangwa kwambikwa icyasha cy'ibyo bamuhimbira yakoze akabyamagana. Nta kindi numva cyazabirangiza, kandi kizarangiza ibi ngibi ubundi ni ubutabera, ni ukuri. Ukuri ni kujya ni kuvugwa, ubutabera bugatangwa, ibi byose bizahagarara, kuko abangaba babikomeza kubitsindagira ni abanyacyaha badashaka ko kubazwa ibyaha bakoze, ni abashaka guhishira cya kinyoma cyabo bashaka gutegekesha. Ibyo rero nitwanga ikinyoma tugashyira ukuri imbere, ndumva ko nta muntu uzagira ikibazo cyo kwitwa icyo ari cyo, kandi nta n'impamvu yo kumva ko kuvuga amoko bigomba kwitwa icyaha. Ibyo bamubirekere FPR, nta n'uwundi ubibyungukiramo, nta n'icyo tubikuramo. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko ntabwo FPR iri hariya kuri buriya butegetsi kubera ko igizwe n'abatutsi. Ibyo ntibazabibeshye, kuko imbaraga bahabwa na ba mpatsibihugu ntabwo bazaba kubera ko ari abatutsi, babibaha kubera ko babaha izo mbaraga kubera ko hari icyo babakeneyeho ku byo babakoresha, ntabwo ari uko ari abatutsi. Ubwo rero nkaba ngira ngo mbwire abibeshya ko umuzungu yaba akunda abatutsi, akaba ariyo mpamvu FPR ikomeza gushyigikirwa, yaba yibeshya, kuko umuzungu ashyigikira uwo akeneyeho inyungu. Ejo habonetse n'undi utari mu bwoko bw'abatutsi wakwemera kubakorera, bamushyigikira. Sinibaza rero wa wundi wumvaga ko bakunzwe n'abazungu aho yazajya igihe umuzungu yazaba yahindukiriye ku bahutu. Ese icyo gihe noneho bwa bwoko nanoneho bw'abatutsi buzavaho, tuzafate ubw'abahutu? Ntabwo ibyo ngibyo ari byo tuzahoramo. Tugomba kuba abo turi bo. Ubwoko si cyo kibazo, ikibazo ni abashaka kubukoresha mu nyungu zabo. Ibyo nibyo tugomba kwamagana, nta kindi. Madamu Betty, ndumva nta kindi twabwira abanyarwanda. Igisubizo nibemere kuba bo bari bo, ahubwo twamagane abashaka gukoresha amoko yacu mu nyungu zabo. Amoko yacu ntacyo dutwaye, nta nubwo ashobora kudutandukanya, ntashobora kudutanya, nta nubwo ari twebwe tuyafite twenyine. N'ibindi bihugu n'abandi baturage b'ibindi bihugu bagira amoko, kandi abo moko ntabwo atuma batabana. Murakoze cyane rwose, ijambo ryiza cyane. Amoko yacu si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni abayitwikira, abo banyamakoti batubeshya ngo babitubereyemo, kandi bibereye mu nyungu zabo n'imiryango yabo. Ejo mu gitondo bakagura amazu muri za Etats-Unis, bakagura amazu y'amamiliyoni n'amamiliyoni, amasaha y'amamiliyoni, naho twebwe turi kumenera inda mu jisho, none isazi mu jisho plutôt. Ndababwiye ngo abanyarwandakazi muhaguruke rwose, tumenye ko abanyapolitike ahubwo aribo bakwiriye kuzajya bumva ibitekerezo byacu bakabyapurika à la lettre, bitaba ibyo tukajya tubashushubikanya. Ijambo ni ryawe Madamu Rutayisire. Bakoze Betty, ubu ngo tusezere tubwira icyo abanyarwanda harya. Ariko ubundi abanyarwanda imyaka 28 cyangwa byento 29, icyo batarabona ni icy'ubu koko, bo ntibari bakwiye kwisobanurira. Njyewe ndagira ngo nivugire rero kuri iki kibazo cy'ubwoko, mu by'ukuri kitari gikwiye kuba ikibazo. Nibutsa abanyarwanda ko kuba gihagurutse uyu munsi, buri wese azi impamvu byahagurutse. Hashize imyaka 28 abantu bavuga ngo jenoside yakorewe ubwoko bumwe, abandi badashobora kuvugwa. Noneho aho bamwe bavuze bati kameme ibintu ntabwo tuzakomeza kubiceceka, biteye isoni, birababaje ko gukomeza kuvangura abapfu ntabwo ari ibintu byo gushyigikirwa. Twarashyigikiye, turihangana, tugira ngo abantu bazagera aho batekereze, bamenye ko n'abandi ari abantu. Babona ntibigishobotse, noneho baravuga bati biba uko byakabaye. Bikiriza inyikirizo ya Kizito Mihigo, ndamubona inyuma yawe, aravuga ati n'abandi ni abantu, kandi nta urupfu, nta kibi kiruta ikindi. Ikibi kiruta ikindi ni urupfu. Bivuga ngo iki ya ndirimbo, ndumva mbicuritse. Urupfu nicyo kibi kiruta ikindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Umenye ko wowe uwawe wapfushije uri umuhutu, arakubabaje nk'uko uw'umututsi yamubabaje.
abanyarwanda rero dufatane mu mugongo twumve ko akababaro k'abandi nako ari akababaro ni naho tuzubaka u Rwanda ni naho u Rwanda ruzongera kuba u Rwanda kuko abanyarwanda bose bazaba bicaranye bafatanye mu mugongo muze mbese tujye mu butumwa bwa Kizito murambabarira kuba mbisubiyemo uriya mwana yazize kuba umuntu yifuza ko igihugu giturwa n'abantu amena amaraso ye muze natwe yacu yemera ameneke ariko duharanire ko abanyarwanda bose bagomba kwicara bakibukwa kandi bicanye ari abanyarwanda hagati y'abandi nta munyamahanga wavuye hanze kujya gushaka utuzina no kubyinirira ibintu vrema ni amakosa akomeye ubwoko ntabwo ari ikibazo na Tarisisi yabivuze kandi ndabyemera ko ubwoko atari ikibazo cyane cyane ko nta n'uwabihisemo ngewe rwose ndashimangira ngo ntago wabihisemo sinahisemo niba ntarahisemo rero ngewe ndi fiyeri y'icyo ndicyo ndi fiyeri yo kuba ndi umuhutukazi nta pfunwe nagira nta n'urubwa binteye ahubwo bitera urubwa n'ushaka kunshyiraho iryo pfunwe kubera ko azi ibyo yakoze adashaka ko mbivuga ndagira ngo ibyo mbibwire abanyarwanda bahutu mwigira ipfunwe ntimwahisemo ubatera ipfunwe n'umwe wabishe udashaka ko muvuga namwe akababaro kanyu igihe kikazagera tukazagira aho duhurira tukicarana tukavugisha ukuri amateka yacu tukayavugisha ukuri nta pfunwe biduteye nta guceceka ngo no kuvuga ibyabaye ngo batanyica uwo muntu wibwira ko anyica nawe ejo azapfa n'urwo bararwicukurira uyu munsi ndapfa ariko icyobo cyewe kiracyarangaye nta mpamvu mumbabarire mukorera abana banyu mugirire urubyaro rwanyu abuzukuru n'abuzukuruza bo kuzasanga ibi bintu twabayemo ngewe ndicyo nifuza ngewe ndifuza ko inyuma yanjye ntawe uzabaho ibyo nabayemo uwanjye rwose akazaba fiyeri y'icyo ari cyo kandi ntagire ikibazo ntiyumve ko hari n'uwagomba gukandagira nabyo tubisubiremo niba ntifuza icyo ntifuza kugirirwa nawe wikigirira undi mwaje tugafata uwo mwanzuro koko tukumva ko icyo tutifuza kugirirwa twahaguruka tugaharanira n'aho gikorerwa tugahaguruka tukarwana tuticana turwana twanga icyo kibi turwane duharanire icyiza kandi icyiza kibe ku muntu uwo ari we wese umuhutu umutwe umututsi yewe n'umuzungu tuzabona mu gihugu cyacu arengana nawe tuzamurenganure mwaretse tukabana mu mahoro koko amahoro karayo amahoro ko atari ukuvangura ndumva nasoza mbabwira ngo inda nini tuyima amayira ibi byose ni inda tuyima amayira rero nitumara kwima inda amayira ndumva tuzicara tugasangira murakoze cyane madamu Rutayisire umugani mwiza uciye wunze mu ryo Tarisisi yavuze ngo ijya gucura izindi yiyita nkuru ndabona FPR yari igize FPR kugira ngo irya akaribwa n'akataribwa yambura abaturage ikoresha uko ishoboye ipfinyagaza abanyarwanda ngo kugira ngo bakunde bayipfukamire ipfinyagaza abanyarwanda ibabwira ko noneho nta n'ubwoko bafite hariho ubwoko bumwe ubundi bwo koko ngo babe ibyo ntazi munyarwanda sirita umuhutu ntiwemere kuba icyo ntazi rwose ntiwemere kuba icyo ntazi wemere kuba umuhutu kandi ntugire ipfunwe wumve uri fiyeri y'uko wavutse kandi nongere mbisubiremo numvise hari abantu bakunze kuvuga ngo bavuka ku bahutu n'abatutsi iwacu mu gihugu cy'iwacu cyo mu Rwanda intuza yacu uko zimeze arbre zacu uko zimeze zivuga ko niba uvuka ku mututsi uri umututsi wavuka ku muhutu ukaba uri umuhutu ariko wumva biguha amahoro nongere mbivuge wumva biguha amahoro kwiyita umuhutu kugira ngo urebe ko yenda mu mpande zombi warirayo waba kamereyo wageraho ukaba umuhondo wageraho ukaba umutuku
ntacyo bitwaye niba biguha amahoro wigumanira amahoro yawe ngo amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bwe bushoboka ariko ngewe w'umuhutu ndabyemera uko ndi umuhutu kandi nkabyishimira buri wese rero afate amasegonda cyangwa umunota rwose agenda asezera murakoze ijambo ni ryawe Tarsisi niwe turaheraho usezere reka nsoze mvuga ko kuvuga umuhutu umututsi umutwa atari byo bidutandukanya kandi ko kutabivuga atari byo bizatuzanira kumvikana nk'uko bamwe babitekereza ikizatuma twumvikana ni uko ubutegetsi buzajyaho buzatureshyeshya buzareshyeshya mu moko yombi ntihagire ucurwa ku byiza by'igihugu ntihagire uwumvishwa ko asumba undi icyo nicyo gisubizo cyonyine tuzabona kandi tuzagihabwa n'ubutegetsi naho muri makeya hagati yacu abanyarwanda nta bibazo dufitanye hagati yacu ntabwo kuba umuntu yavuga ko ari umuhutu cyangwa undi akavuga ko ari umutwa undi umututsi ntabwo ari byo bidutandukanya nta nubwo aricyo kibazo dufitanye nibareke kuturangaza ndetse n'abo banyapolitiki batwumvisha ko kuvuga aya moko ngo ari ugucamo abanyarwanda biturangaza kuko abanyarwanda nta bibazo twigeze tugirana dufite ikibazo cy'ubutegetsi busumbanya abana b'u Rwanda nicyo nicyo bakwiye kurwanya naho byo gushakira ibibazo aho bitari nkaba ngira ngo mbabwire ngo nibacire birarura ntabwo ibyo dupfa ari ibyo ngibyo nibe kuturangaza mu bidafite umumaro kugira ngo twibagirwe ko bari kuduheza ku byiza by'igihugu ngo nubivuga bakufate ko waciye nk'amaberi wakoze sakirirego ibyo bintu ntabwo bizashoboka ntabwo amoko ariyo adutanya dutangwa n'abategetsi bashaka kwiharira ibyiza by'igihugu bagasumbanya abana b'igihugu ntabwo dutangwa no kuvuga amoko duturukamo ibyo ngibyo rwose nkaba ngira ngo mbwire abajyaga babyitwaza bazambabarire ko ibyo bintu imbere yanjye ntazabyumva n'uwanjye atazabyumva kandi nzi ko hari benshi tubyumva kimwe muri make nuko nasoza mbwira abanyarwanda nkavuga nti umuti w'ibyo bibazo ufite na leta ishaka kuduteranya idusumbanya ntabwo umuti ari uwo kuvuga ngo tureke kuvuga ibibazo biriho ahubwo umuti ni uwo ko ibyo bibazo twabivuga ahubwo tugashaka n'ibisubizo byabo naho kubwira umuntu ngo ceceka wibivuga ngo nubivuga biragenda gutya ibyo ndumva ari cya gikangisho cya kadahwema abahinzi bakunda gushyira mu murima kugira ngo bakange inyoni cyangwa se cya kindi wereka umwana ukavuga uti niwibeshye ukarira kirakurya ibyo ntabwo bigomba kuba mu banyarwanda nibashyire hasi bacire birarura murakoze kandi mbashimiye ko twagize ikiganiro cyiza urakoze cyane ijambo ni ryawe felicita mwana wabamo ijambo hari ikintu bajyaga bakangisha abana cyitwa akavumburamashyiga nta n'umuntu wigeze akabona mu buzima numva aricyo Tarisisi yavugaga nicyo rwose akavumburamashyiga ngo akavumburamashyiga karakurya ibyo byo gukangisha abantu ngo amoko ni akavumburamashyiga nyine ni ntawe utinya akavumburamashyiga rero nibarekera aho ngaho bashaka kurisha abana akavumburamashyiga nibarambike hasi rwose bacire birarura nk'uko bivuze ntabwo ikibazo dufite ari ikibazo cy'amoko cyangwa se kuyavuga cyangwa kugira gute nta nubwo aricyo kibazo cyo gupfobya ibi biba byarabaye abantu baba babizi bareke kutugira abana bishaka kudupfunyikira ikibiribiri rwose nibarekeraho abanyarwanda ni abantu bakuru nimba mbivuga bakabona atari byo Tarisisi akabivuga bikaba bigaragara ko atari byo abo tubwira si abana nabo abo babwira ko nitubiceceka ari byo byiza nabo si abana buri muntu wese ni umuntu mukuru mureke twivugire abumva bumve hanyuma nabo ni abantu bakuru bake bumva ikikwiye ariko nimba FPR iteye indirimbo ngo ndi umunyarwanda ukumva abantu bari hanze barayikirije batangiye kukubwira ko ngo ari byo ngo rwose ngo nimubivuga bitaniye na bimwe se numvise abantu nari ngiye kuvuga izina ngo mureke ibyo ngibyo ntimukabivuga tuzabivuga tugeze mu Rwanda none bitaniye n'ibyo ngibyo n'ubundi ko numva ari nkabyo aba bantu bapfunyikira abandi amazi aba bantu ubu ntabwo FPR aho itugejeje tuhabona koko aho itugejeje turahabona ikibazo cy'amoko ntabwo ari cyo kibazo dufitanye
duhora tuvuga ko uko twabanaga kera none se twari twaribagiwe amoko yacu ntiyari yananditse ahantu hose kugira ngo babyice neza ngo baratuvanguraga mu isho nta byabagaho barabyandikaga ariko nta mwana wigeze akurura undi misatsi cyangwa ngo amurye urwara ntareka abantu nibareke gukabye cyese ngo mushiki wa Kagame ngo bajyaga iriya ni imitwe mukumva iby'abatekamutwe biriya rwose ni ubusambo ni bya bindi nyine wavuze ngo indijya reka nibareka ko kavumbura amashyiga ntawe ugitinya kavumbura amashyiga akavumbura amashyiga byansekeje naheruka kubyumva kera cyane ntabwo abana bose hari umwana bahurana ko nicyo byimpekeje nuko barikangishaga abantu ahurana ko abantu bakangisha abana bakavumbura amashyiga rwose nibarambike hasi nibacire birarura mugani wa nibacire birarura ngo nibareke rwose conclusion ni ijambo ni uko Tarisisi abivuze ati ni abategetsi bashaka gusumbanya abana b'igihugu nta bindi ubwo rero utera muri iryo ngo ntimuvuge ibi ariko bavuga ntabwo tuyikeneye rwose kugeza kuri uno munota ntayo dukeneye turarwanira u Rwanda umuntu azabamo yisanzuye avuga icyo atekereza ntabwo icyo ari igihe cyo kubwira umuntu ngo ibintu bivuge ngo ibi birabujijwe rwose woye iyo ni indirimbo ya FPR kandi twe turayirwanya urakoze cyane rwose ngo ni za diplomasira izo za diplomasi abanyarwanda abo banyamakoti abo banyapolitike nibo batugejeje aha kurara twicaye rwa ntambi ni ukubera nimureke twifatire ibyemezo bacire birarura tubabwire tuti stop ubwoko bwacu ntacyo butwaye abandi bamwe bati rwose mureke rwose murekera abatutsi ndayabukuru ijambo ni ryawe Marie Jeanne imvugo zimwe zintera isoni ariko nta nubwo zintera ipfunwe zintera isoni zose mfite murakoze nibyo izo mvugo zitera isoni koko zo kuvuga ngo hari ngo ba nyamwinshi ngo bahindanye ya bukuru nyamuke y'abatutsi ngo nyamwinshi y'abahutu ni umuntu wabinyandikiye ngo nzamuhe igitekerezo urabivuze bituma mbyibuka ngo nzamuhe igitekerezo ngo icyo ntekereza kuri nyamwinshi y'abahutu ngo yaha inda ya bukuru nyamuke y'abatutsi sembizi mujya mubare biriya bintu by'amoko buriya ngewe bijya bingora ese bazayibaharira kugeza byari amnesty yababayeho muri za mirongo ingahe uyu munsi uratangiye utangiye kuvuga ngo iby'amoko n'ubyo bimenya se nawe ugiye gutangira ngo iby'amoko sinjya mbimenya kubivuga birangora kubivuga ko ntabwo nigeze mu buzima bwanjye rwose biraharamo karahari ndayemera ariko ntabwo ari ibintu shishikarira kumva rwose ko hari nabivuga binyoroheye si ukuvuga ngo ndabitinya cyangwa iki ubwo rero mu gusoza ngewe ndagira ngo nibwirire abatubwira ngo bakoresha diplomasi b'abanyapolitike babitubereyemo bashaka no kuzongera kudufata amatwi nk'uko FPR yadufashe amatwi ikaturindagiza ndagira ngo mbabwire ngo nimuhagarike guhingira ku rwiri kuko urwiri iyo ntekereza ko urwiri iyo uruhingiyeho ntacyo weza ntacyo usarura uyu munsi turabibona ayo moko yacu tuyishimire ibibazo tubivugisha ukuri diplomasi igihe cyo gukora diplomasi mu bibazo turimo uyu munsi ntekereza ko atari igisubizo cyiza ari ugufasha FPR mu by'ukuri kutubwira ngo hari amagambo agomba kuvugwa n'atagomba kuvugwa sinibaza ko uwo muntu azatugeza kuri demokarasi nk'uko tuyifuza icya mbere kugira ngo ubashe kuzagira n'abaturage beza babereye igihugu ushaka ko bazagufasha nuko uzabareka bakavuga icyo batekereza hanyuma wowe nk'umunyapolitiki ubundi ntabwo ubabuza kuvuga
ahubwo ushaka ibisubizo by'ibibazo wumva bakubaza. Nta diporomasi rero, nta kintu kiri tabu uyu munsi tugomba kutavuga, cyane cyane ko tubona ko guhingira ku rwiraho bitugejeje. Iki ni igihe cyo kubivamo rero, muze dukureyo urwiri turumareyo, turucukure turumareyo, ibintu byose bigiye ku karubanda, bose babireba ku manywa y'ihangu, abana bato nabo baze bamenye ko igihugu cyabo cyahuye n'akaga, ejo batazagwa no muri uwo mutego. Njye ndumva nta kindi nababwira ngo mureke guhingira ku rwiri, ubundi twicare mu gacaca ducacagura amagambo, tuvugisha ukuri ku mutima, nta jambo na rimwe ritagomba kuvugwa ku byabaye, tureba amaso yacu abireba ku manywa y'ihangu. Nta cyabaye nijoro, kandi n'icyabaye nijoro cyaramenyekanye. Amoko yacu tuyishimire, atubere ishema. Ntihagire uza kugushyiraho ipfunwe, ntihagire ujya kuvuga ngo ubu bwoko ni bubi, ngo ni inyamaswa. Inyamaswa ni izikora ibyo tubona uyu munsi, kandi zitwaje zikambara umwenda, uruhu rw'intama kandi ari ikiruru. Murakoze, nta kindi nabona mbwira abanyarwanda, ariko ukuri barakuzi, bitinya kukuvuga, bitamikwa amagambo, buri wese avuga icyo atekereza. Murakoze. murakoze cyane mwese, ndabashimiye twabanye muri iki kiganiro, rwose ikiganiro cyiza cyane. Nkeka ko ibi biganiro bizajya bigaruka kenshi, mugakangurira abanyarwanda kugira ishema ry'ubwoko bwabo. Rwose iryo ipfunwe rya FPR ntirigapfukirane ishavu ryacu, kuko nkeka ko ari ipfunwe ry'ibyo bakoze, bakaza babeshya bishyira mu gakote kandi umunyarwanda, ariko mu by'ukuri arabwenge yo kugira ngo bakunde bakandamiza abandi. Ibyo bintu stop, mucire birarura, nk'uko nanze kubaho ntariwe yabivuze rwose. Mwe Mayire, hari ikintu ashaka kongeraho? Murakoze. Nashaka kongeraho akantu gatoya, ntabwo ari ikintu kinini. Banza ari Marie Jeanne wavuze ati kubera iki ibi bintu bihindutse ikibazo muri iki gihe. Bihindutse ikibazo kubera ko abantu batangiye kwerura bakavuga ko habayeho na jenoside yakorewe Abahutu. Bivuzwe rero niho hahita havuka ikibazo, batangira kubwira abantu ngo ntimukavuge ngo by'amoko, ariko ni ukuri. Birambabaza rero iyo mbona ngewe umuntu udafite uruhare mu kwica Abahutu ahangayikishijwe n'uko bavuze Abahutu. Nibavuga ko FPR yishe Abahutu tarabishe, kuki bikubabaza? Impamvu byakubabaza ni iyihe? Nimba bavuze ko FPR yishe Abahutu ikabakorera jenoside, kandi ni ibintu byabaye ku mugaragaro, yenda bishigaje kwemezwa n'izo nkiko, kuki nibivugwa umuntu ahita ahaguruka akavuga? Kandi ntubazwa abo Bahutu, nturi mu basirikare, ntiwabishe. Kubera iki bikubera ikibazo nibavuga ubwoko bw'Abahutu kumva ngo biri butandukanye Abatutsi n'Abahutu? Ntabwo ngiye mbibona. Kandi ngo ubivuze harya ngo abagize bureke nanjye ngira akantu nongeraho gatoya. ngababaza abacikacumu. Buriya FPR hari ikibazo ifite. Muzi umwana mutoya yari kureba igicucu cyiwe inyuma. Hari akavideo kabyerekana umwana mutoya yari kureba igicucu cyiwe, akiruka akarira agahunga, kandi akabona kiramukurikirana naho ari kujya hose, ntaho ari bukihishe. FPR nicyo kibazo ifite, iri kubona ko ni ukuvuga ngo iya jenoside yakoreye Abahutu yayibereye nk'igicucu cyayo, iyo irebye irakibona, ikiruka nyine ikagira ubwoba. Kugira ngo FPR yumve ko ibyo yakoze ari amakosa, nuko kiriya gicucu igomba guhora ikireba kugeza igihe izamenyera ubwenge ko ari igicucu cyayo, noneho ntiyongere kugitinya. Ubwo rero ni ukuvuga ko nimenya ko ari igicucu cyayo iri kureba, izahindukira nyine imenye ibyo yakoze, kandi imenye ko igomba kubisabira imbabazi. Ndumva nta kindi kizakuraho ubwo bwoba FPR ifite bwo kugira ngo igumye ibwira abantu ngo baceceke be kuvuga. Tuzabivuga nishaka izirohe mu mazi. Bisaba imbabazi cyangwa ibihanirwa. Ni ibyadukorewe. Kubihanirwa amageragere. No. Ni ibyadukorewe tuzabivuga, Tarsisi. Tugomba kubivuga.
bashyiriremo imiyaga imiyaga ariko ntabwo ijyamo mbere y'uko bahana. oya rwose ibyo ntabwo bazahora babashyiriramo imiyaga. Ikiganiro cyacu kigeze ku musozo, numvaga ari cyiza rwose cyane. Murakoze rwose, turabashimiye Tarsisi ko mwabanye natwe muri uyu mugoroba. Ndabashimiye nawe Mwemayire, ndabashimiye nawe Madamu Rutayisire, nkaba nshimiye cyane abazadukurikira kuri iki kiganiro. Muzakomeze mukore subscribe, mukore share, ndetse mugisangize n'abandi benshi cyane, kandi mukore sabone kuri chaîne yacu kugira ngo byihuse tuzatangire ibiganiro bya live bimwe mukunda cyane, tuba turi kumwe namwe muri gucatinga. Ngaho rero mukomeze aho bwije, mugire ijoro ryiza, aho bukeye kandi mugire umunsi mwiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bye bye. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi.
jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda, ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda, ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze, bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye, urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo, urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Urupfu
nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko